Ko twaganira hejuru y'umusaraba kuko turi mu bihe bya Pasaka kandi cyumweru gishize pastor yabikomojeho avuga hejuru y'urupfu rwa Kristo. Rero nanjye ndagira ngo tuvuge ku musaraba, ariko turaje muri Kuva. Ni ijambo riri mu isezerano rya kera, ni inkuru tugiye gusoma ariko ifite aho ihurira n'iby'umusaraba wa Kristo. Kuva ibice 17, abo twabanye kera bashobora kuba baryibuka kuko ni ijambo ryiza narikunda cyane. Dushobora kuba twariganiriye mu bihe byatambutse, ariko uyu munsi numvishe umwuka yongera kurinshira ku mutima kugira ngo turiganire. Kuva ibice 17 uhereye ku murongo wa 8 bahageze twavuga ngo amen. Aravuga ngo maze haza Abameleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende murwanye Abameleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Ku murongo wa 10 Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abameleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura Abameleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abameleki n'abantu babo inkota. Umurongo wa 14 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati andika ibi bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'Abameleki bakibagirana munsi y'ijuru bose. Umurongo wa 15 aravuga ngo Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi. Aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya Abameleki ibihe byose. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nuko nababwira ijambo ndarikunda kandi yarafashije mu bihe byatambutse. Umunsi rero ndimo senga numvishe yongera kungarukamo kugira ngo turiganire. Ahangaha tubona ubuzima bw'Abisirayeli bavuye muri Egiputa, cyangwa se ubwo bari bavuye kwa Farawo batangiye urugendo rwabo bagiye i Kanani. Ngira ngo uru ni rwo rugamba rwa mbere barwanye, niyo ntambara ya mbere barwanye. Kandi mu by'ukuri Abisirayeli bari bamenyereye intambara, bari slaves for imyaka yabo yose. Abacakara bari abantu batamenyereye kurwana, ariko tubona ko batangiye urugendo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo bari i Refidimu, cyangwa se bari ahantu baruhutse, bari ahantu barimo barelaksa baruhutse. Hanyuma ngo umwanya ngo Abameleki n'ingabo ze baza kubarwanya. Mu mateka ijambo ry'Imana rivuga ko Abameleki cyangwa se yari groupe y'abantu. Sokuruza wabo yitwaga Ameleki, niyo mpamvu barisa Abameleki. Ijambo ry'Imana kandi amateka akatubwira ko Ameleki yari umwuzukuru wa Esawu. Kugira ngo Esawu muramuzi. Muzi ko Abisirayeli bakomoka kuri Jacob cyangwa se Yakobo. Amen. Abisirayeli bakomoka kuri Yakobo, Ameleki nawe agakomoka kuri Esawu. Kandi Esawu na Yakobo bari abantu bavuka. Amen. Ni ukuvuga ngo ugiye kureba Abameleki bashobora kuba bari nk'abakazine muri iki gihe, niko twabivuga. Bari abantu bakomoka kuri Esawu, kandi Esawu yakukanaga na Yakobo. Ni ukuvuga ngo bari abantu basa nk'aho bari proche. Ariko nimba hari abantu barwanyije Abisirayeli kurusha abandi bantu bose, ni Abameleki. Ngira ngo mwese murabizi kuko abanzi b'umuntu ntibazaba bakure. Ntabwo bazaba abantu bakure, kurya abanzi b'umuntu bazaba abantu bo mu nzu hafi cyane. Nibo bantu barwanyije Abisirayeli kurusha abandi bantu bose. Kandi Abameleki hari ahantu uzasanga ukomeje gusoma inkuru za Dawidi, hari umunsi bigeze kuza bari abantu bagito cyane. Donc bo ntabwo bazaga ngo bahangare abasirikare, bakaza baza gusa bagatera bakarindira nta basirikare bahari, bakica abaturage, bakica abana,
umunsi umwe Dawidi yaraje asanga Abameleki batwaye abana n'abagore. Icyo gihe Dawidi yari yagiye kurwana, arababaga cyane. Uzi kuza ugasanga ubundi umusirikare arwanya undi musirikare, ariko bo bari abantu bagito cyane. Ngira ngo ni nayo mpamvu Imana yabangaga. Imana yaravuze ngo yabwiye Mose, kandi nibwo bwa mbere Imana yari imubwiye ngo ayandike. Iramubwira ati Mose bamaze kunesha, iramubwira ati andika ibi bintu bibe urwibutso, bibe amateka, kuko nzakuraho kwibukwa kw'Abameleki ibihe byose, kandi nzabarwanya from generation to generation, nzabarwanya imyaka yose izaba. Yesu ashimwe cyane. Rero aho ni mu buryo bw'umubiri, ariko uyu munsi ndashaka kubivuga mu buryo bw'umwuka, kuko hari uburyo Imana yabwiye Mose bagomba kurwanya Abameleki busa naho butangaje, butandukanye n'ukundi kuntu abantu bamenyereye kurwana. Imana yabwiye Mose mu gitondo kare kare, iramubwira ati Mose bwira ingabo, bwira Yoshua atoranye ingabo zo mu Isirayeli baje kurwana. Hanyuma nawe ikintu uri gukore, urafata inkoni yawe ugende ku musozi. Hanyuma Yoshua n'ingabo nabo bagende barwanya Abameleki. Hanyuma nugera ku musozi, ikintu uzajya ukora, wowe uzajya uzamura inkoni gusa. Hano nta nkoni dufite, nari gutanga urugero ukuntu byari bimeze, ariko urumva Imana yaramubwiye ati wowe urafata inkoni. Yari afite inkoni yajya yakubise mu mazi acikamo. Imana yamubwira ati uzajya ufata inkoni uyizamure, uyishyire hejuru y'umutwe wawe. Hanyuma ngo Mose yazamura inkoni, ngo igitangaza kikaba, Yoshua agakubita Abameleki akabatsinda. Mose yayimanura gutya, Abameleki nabo bagahindukirana, kandi Yoshua bakamukura. Noneho bisa nkaho bibaye bamwe bagatsinda, abandi bakongera bagatsindwa, gutyo bigenda kubera kuko Mose yageze aho ngo araruha. Yari umusaza, muribuka ko icyo gihe Mose yari afite imyaka 80, akazamura yagera bakamanura intoki zikaba. Hanyuma ngo haza Huri na Aroni, ngo bari bafata amaboko yiwe barayakomeza, kuko barimo bareba ibintu. Urumva Mose yari ahagaze hariya ku musozi, bakareba babona Mose inkoni yamanutse, bakabona ibintu byakomeye. Noneho yakongera kuzamura bakabona imbaraga zo gutsinda. Hanyuma abasore babiri baravuga ati reka tugende tuje kumuramira, kuko umusaza byamukomeranye. Baragenda ngo baricara, bafata amaboko ye barayaramira. Ngo Mose ngo kugeza ubwo izuba ryarenze rirera, bahereye mu gitondo izuba rirarenga, ngo maze ngo Yoshua yicisha Abameleki bose inkota, hanyuma batahana intsinzi uwo munsi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo munsi ngo Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi. N'irindi zina ry'Imana. Muzi ko Imana igira amazina menshi, hariho za Jehova Jiri, Jehova Shalom. Imana uyu munsi nibwo iri zina ryagaragaye bwa mbere mu mateka, risobanura ngo Yehova Nisi. Aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya Abameleki. Yehova Nisi birasobanura ngo Imana ni ibendera ryacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibendera ryo kunesha. Haleluya. Sinzi uyu munsi urugamba waba urimo uko rumeze kose, ariko ndagira ngo mubwire kuko dufite Imana yitwa Jehova Nisi. Iyo uyiringiye ukayihanga amaso, ni Imana ituneshereza. Haleluya. Rero navuze ko sinshaka gutinda aha cyane, ndashaka kuvuga hejuru y'umusaraba, kuko ibi byose uku gucungurwa kw'abantu se cyangwa iyi nsinzi hari icyo byasuraga, hari icyo byavugaga mu gihe kiri imbere. Uku kuzamura inkoni Mose yazamuraga inkoni, Imana yashakaga kubereka kuko hari umunsi igiti kizamanikwa hejuru, kandi muri icyo giti aho ngaho niho hazavamo ubutsinzi bwacu, niho hazavamo kunesha kwacu, niho hazavamo agakiza kacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo ibi byose byabaga byasuraga Yesu, kuko hari umunsi umwe inkoni izamanikwa cyangwa se igiti kikamanikwa, hanyuma ba bandi bari bapfuye batari bafite ubarwanirira bakabona ubarwanirira. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu gusa byasabaga ni ukuvuga ngo uhange umusaraba. Umusaraba ni ikintu gikomeye. Murabona umusaraba wahindutse, iyo hataba umusaraba natwe tuba turi. Umusaraba niryo bendera ry'Abakristo.
umusaraba n'ibendera ryo kunesha. Iyo uhanze umusaraba amaso ubona ubutsinzi, kuko ibendera ryamaze kumara imyaka 2000 ishize. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero mu buryo bw'umwuka reka tubihuze. Ameleki asobanura iki? Hari uburyo rero umwuka yabimpishuriye, ndagira ngo dusome igice kimwe hano kiri muri mu Baroma 6:6 dusobanukirwa icyo Ameleki yasobanuraga. Abaroma ibice 6 umurongo wa 6. Romans 6:6. Twahagaze bavuga ngo amen. Haravuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko wapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Haleluya. Reka twongere dusubire. Haravuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko wapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Amen. Paulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo tumenye iki kuko tutakizi. Mu yandi magambo mbihuje n'iri jambo twasomye, Ameleki buryo umwanzi wa mbere tugira ni kamere. Haleluya. Umwanzi wa mbere ufite nanjye mfite ni kamere y'umuntu, kamere iturwanya. Ni ukuvuga ngo Ameleki ikintu yarwanyirizaga Abisirayeli cyari iki? Kwari kugira ngo batinjira muri promised land, batinjira mu gihugu cy'amasezerano. Icyo nicyo yari intego ya Ameleki, cyangwa se Abameleki bakomoka kuri Ameleki. Kwari kurwanya abana b'Imana kugira ngo batinjira mu masezerano y'Imana. Niwo mwanzi wa mbere. Umwanzi wa mbere uwe niwe ubwiwe. Haleluya. Ujya tuzaturwanya Satani akenshi, ariko umwanzi wa mbere turimo ni kamere yacu, kamere y'umuntu, nizirwanya umuntu. Rero icyo nicyo kintu Imana yarahiye, iravuga ngo mukuri nzarwanya Ameleki ibihe byose. Haleluya. Nzamurwanya guhera muri generation. Si ukuvuga ngo Imana ifite ubwoko yanga n'abandi kuri. Imana ikunda abantu bose, ariko Imana yanga kamere, ubuzima bwa kamere, ubuzima bw'icyaha. Imana irabwanga cyane. Hanyuma rero Paulo aravuga ngo tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo, ngo kugira ngo umubiri w'ibyaha ugere ukurwe, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Ngo tubimenye. Naratangara. Ni ukuvuga ngo umunsi Yesu apfa imyaka 2000 ishize, kwari kugira ngo kamere yanjye ipfe. Haleluya. Amen. Mu yandi magambo reka mbahe image nziza. Abantu benshi tureba Yesu ku musaraba tukamureba nkaho nyina n'umuntu wakubiswe kandi washenjaguwe azira ibyaha byacu. Uko niko tuzaturimba, sibyo? Ariko kuriya Yesu yamanitswe nk'icyaha. Donc mu yandi magambo Yesu yamanitswe nkawe. Ni ukuvuga ngo wari umanitse hariya ni wowe wa kera. Bibiliya ikoresha umuntu wa kera cyangwa se umuntu wa kamere. None reka mbabaze ikibazo. Paulo ko yavuze ngo tumenye ko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Kuvuga ngo yabambanywe na Kristo ni passé cyangwa ni future cyangwa ni present. Ni ibintu byashize, ni ibintu byabaye, sibyo? Ni ibintu byarangije kuba. None reka mbabaze ikibazo. Wizera ko umuntu wawe wa kera yapfuye yabambanywe na Kristo? Turabyizera. None se tuvugishije ukuri, umubiri w'ibyaha uracyariho cyangwa ntukiriho? Uracyari. Ni ukuvuga ngo abantu baracyagendera
mu byaha. Mu yandi magambo, kamere iracyari ikora nk'uko ntaho nta kigeze kiri. Imana idufashe cyane. Ndashaka kugira ngo uyu munsi wa none dusobanukirwe icyo umusaraba wakoze, intego y'umusaraba. Iri jambo rirakomeye. Aravuga ngo kandi ngo tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo. Ni ukuvuga ngo Korino wa kera ntakiriho. Nimba ari uyu munsi ni ikinyoma, ariko kuri guhari nuko umuntu wa kera yapfuye. Kuri guhari nuko kamere ya muntu Yesu yayibambye akayimanika ku giti. Yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo, ngo kugira ngo umubiri w'ibyaha kuko twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Sinzi uyu munsi hari inyigisho zitangaje, hari inyigisho ziri mu kubwira ngo ubuntu bwarabonetse. Donc abantu bakomeza bikore ibyo bashaka, hari umuntu ukavarinda ibyaha. Ntabwo umuntu ukavarinda ibyaha, reka mubwire. Ubuntu nimba butaje ngo kamere ipfe, ubwo si ubuntu. Ubuntu budafite imbaraga zo kukubohora ukabukura mu byaha, ubwo ni ubunyabuntu. Tugende Pawulo yaravuze dukora ibyaha kugira ngo umuntu usa, aravuga ngo tubikane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubabwira kuko umuntu wa kamere, umuntu w'icyaha, ntabwo ufiteho ubushobozi, ntabwo ufiteho imbaraga. Ni ukuvuga ngo wowe ufite imbaraga hejuru y'umuntu wa kera, kuko ikintu cyapfuye nta mbaraga twafite. Haleluya. Hari umunsi, reka nongere bihuze n'irindi jambo riri mu isezerano rya kera ngiye kurangiza. Hari umunsi ngo inzoka zigeze gutera Abisirayeli cyane, naho wahasoma ni muri Kuva 21. Inzoka zateye Abisirayeli zirabica cyane, kuko ngo bari bivovose. Hanyuma ngo Imana ibwira Mose gufata inzoka y'umuringa uyicure numara uyimanike hejuru. Hanyuma ngo umuntu wese wariwe n'inzoka akareba iyo nzoka imanitse, ngo nayirebe arakira. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo umuntu wese wariwe n'inzoka yayireba agakira. Ibyo byasobanuraga iki? Nabyo byasobanuraga Yesu. Ni ukuvuga ngo umunsi Yesu, iriya nzoka yasobanuraga kamere, kuko kamere niyo yatumaga abantu bivuga, niyo yari imaze abantu mu butayu. Icyatumye Abisirayeli bagwa mu butayu ntibashike mu isezerano, ntabwo ari ukuvuga ngo n'undi mwanzi waturutse hanze yabo. Ni kamere yari barimo yo kutizera Imana no kudakunda Imana. Kuko umuntu wa kamere ni utuma umuntu yirevolta, abicige. Imana yamubwira ikintu ntabi. Ni umuntu wa kamere. Umuntu wa kamere uterera, agaterera abantu bagata ingo zabo bakajya mu bandi batashakanye nawe. Umuntu wa kamere niwo wishe, abantu baza barwanya Satani, ariko kamere ya muntu niwo mwanzi uruta Satani. Wabasha gukontorora kamere yawe ukayibwira kuko yari yapfuye, waba umutsinzi muri bisi. Kwirirwa turwanya abarozi. Reka mbabwire, uyu mubiri w'icyaha ni nawo mubiri w'indwara. Ujya umubiri w'icyaha ukuweho n'umubiri w'indwara uvuyeho. Kamere ni source y'ibibazo byinshi abantu bahura nabyo. Imana yababwira ngo umuntu wese uri burebe. Mu yandi magambo Imana yashaka kubabwira ngo nureba hariya hejuru urasanga iyo nzoka ihaye kwica yaramanitse. Mu yandi magambo zari zirimo zibica hasi, ariko bareba amaso bakayareba hejuru bakabona iriya nzoka ari ibica iramanitse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana yarashaka kubabwira ati icyo kintu gihari kwica hano, iyo nzoka ihari ibamariye hasi, mugize Imana mugahumura amaso gusa mukareba ukuri k'umusaraba, mwasanga iyo nzoka yarapfuye. Mu yandi magambo ko muricwa n'ikintu kitagifite imbaraga, ikintu cyamaze gupfa kera imyaka 2000 irashize. Nicyo rero Yesu yavuze, Pawulo yavuze hano, aravuga ngo tumenye iki, kuko umuntu wacu wa kera yagize gute, yabambanywe na Kristo. Reka mubwire, nubwo kamere imaze abantu muri iki, ariko tugize Imana tugahumuka amaso, twosanga kamere yarapfuye kera, twosanga umuntu wa kera yarabambanywe na Kristo. Reka mubwire iri jambo, uri gumane muri wowe, kuko niko kuri. Ntabwo kamere igufite imbaraga, ntabwo umuntu wa kera akigufite imbaraga. Hari abantu bajya bicara bakavuga ngo njyewe ngo wiki cyaha cyarananiye kukireka. Umukristo wicara akavuga ngo njyewe ngo iki cyaha ngo cyarananiye kukireka. Turamenya ukuri, icyaha cyakunaniye kukireka, kuko ntabwo usanga nabesha. Imana idufashe cyane. Reka nkubwire,
n'ukuri kw'Imana. Kristo niba ataraje mu isi ngo akureho ngo yiciye umuntu wa kamere, nukwanguye mission ya Kristo iba yarafeze. Nukwa Yesu aba mission yiwe iba yarapfuye gusa. Yaraje kugira ngo atubohore. Umva, akiri ijambo sinzi ko twaryumvise. Nashaka kurangira. Aravuga ngo tumenye umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo ngo kugira ngo umubiri w'ibyaha twe kugumya kuba imbata. Twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Reka tureke umwana tugiye kurangiza twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Reka mbabwire kiki umusaraba ikintu wakoze kwari kugira ngo umareho imbaraga za wa muntu wari utunanije. Umuntu wa kamere niwe utuma abantu batamenya Imana, niwe utuma abantu batizera Imana, niwe utuma abantu batanezererwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko uramutse utsinze kamere yawe wobasha kubana n'abantu bose amahoro. Ndababwiza ukuri, igihe kirageze kandi kirasohoye yuko abakristo dusobanukirwa icyo Yesu yakoze ku bwacu. Dusobanukirwa icyo Yesu yakoze. Tureke kuja kubesha abantu ngo ubuntu bwaraje. Tuza tureka kubesha. Kurabesha abantu ngo ubuntu bwaraje, umuntu ari kugenda akakora ibyo ashaka ngo yaye ngo ubuntu bwaraje. Donc ubuntu nimba budafite imbaraga zo kudukura mu byaha ngo tubivemo burundu, ubwo si ubuntu. Sinzi ibyo aho byaturutse, ariko ni nko gufata umuntu wa kamere ukamutwikiriza ubuntu. Oya, umuntu wa kamere ntawe akwiye gutwikirizwa ubuntu, ahubwo akwiye kureba kumanikwa hariya kuko niho akwiriye kuba. Ukwiye kumureba ukamureba ku musaraba ukavuga ati njyewe wa kera narapfuye. Ntabwo ubuntu buzaza ngo butwikire ibyaha. Oya, ubuntu buzaza bukuraho uriya muntu wa kamere, uguhumura amaso umenye kuko utakirimba. Ntabwo ukwiye kwidegenza ngo ukore ibyo ushaka ku buntu bwara. Oya, izo nyigisho sinzi iyo ziri mu gutukana. Sinzi kandi zireze muri iki. Ariko Imana idufashe. Abana ntibazaza bagenda ngo bakore ibyo bashaka, ubuntu bwaraje. Ko ni ukuvuga ko cyo ni ikinyoma cyambaye gusa. Ukuri ni uko umunsi abakristo bazahumuka amaso y'umutima, bazasanga umusaraba waramaze gutwika no kumara imbaraga za kamere. Rero nuzaza ugenda utakiri mu bubata bwa kamere, icyo gihe uzaza ugenda uririmba ubundi. Ariko tukaza kuja kuririmba numara ngo uje kwitwikiriza kandi mu ntegeke za kamere z'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire ngo Imana yanga icyaha kandi ikacyanga urunuka. Ntabwo Imana yanga umunyabyaha, ariko Imana yanga icyaha. Rero guhera uyu munsi ntukongere kuvuga ngo iki cyaha cyarananiye. Ufite imbaraga hejuru y'icyaha, ufite imbaraga hejuru, kuko Yesu Kristo nicyo yatuzaniye muri iyi si. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Aya magambo tuvuze turayizera ko ari ukuri. Turayizera. Niba wizera ijambo ry'Imana uzamura ikiganza cyawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ibagire neza. Imana ibaha umugisha kandi aya magambo y'Imana uko yambereye umugisha, namwe ariko ababera umugisha. Tuzakomeza tuyatekerezeho muri iki gihe twibuka urupfu rwa Yesu, twe kumubona gusa nk'umuntu wapfuye azira ibyaha byacu, ahubwo tumubone nk'umuntu wapfuye kugira ngo natwe dupfe, kugira ngo tubeho mu buzima bw'Imana. Yesu yapfuye kugira ngo nawe upfe. Yapfuye nkawe kugira ngo abe ari wowe upfa nawe ubeho ubuzima bw'Imana. Yemeye kwambara icyaha kugira ngo wambare ubuzima bw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusabe umukozi w'Imana yegere sente, ngiye gutanga umwanya kugira ngo umuhe pasiteri dusangire igaburo ryera, hanyuma dusoze gahunda. Rero mbere yuko mu mwanya ndagira ngo ababishoboye duhaguruke dusenge Imana. Dusenge Imana kugira ngo Imana iduhishurire kuko idufungura amaso, dutumbire umusaraba. Kristo niwe bendera ryo kunesha. Nureba Yesu Kristo ku musaraba uzasanga waratsindishirijwe. Niko umuririmbyi yaririmbye yavuze ngo twaratsindishirijwe. Twebwe ubwacu ntitwari kubishobora. Ntawe ufite imbaraga hejuru ya kamere, ariko kuko twizera Yesu Kristo dusanga turi abatsinzi ndetse kurushaho. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko watuneshereje umwanzi n'igisa n'umwanzi cyose, ukabura ibendera ryacu ryo kunesha. Jehova Nisi, l'homme élémentaire des grands de femme, udushoboza mu gihe nk'iki Mwami, kugira ngo nk'uko Pawulo yavuze ngo tumenye iki, kugira ngo natwe tubimenye mu mutima,
tubimenye mu kuri no mu mwuka yuko twatsindishirijwe, yuko twabatuwe, yuko tutakiri imbata z'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Kristo wadukuyeho ibyaha, Kristo wadukuye mu mwijima ukaduha kamere y'Imana. Uri Imana nta yindi wanyina, uri Imana nta wasa nawe. Tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba Data, uduhumura amaso y'umutima kugira ngo tumenye kuko uyu munsi tutakiri imbata za kamere, tutakiri imbata z'ibyaha, ahubwo turi imbata za Kristo. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Amen.